Achinariza magome araongea vuba wasema zile ameshashi kumetekeleza vuba ndio tunamweza sana ndio tunamtekeleza bazana na Cyprien aramuvana gabyemerewe wenda abandi bakwenda batemerewe ushaka kumwifashisha ari ugatera komeye ushaka kumufasha muri tekinike ya filime kandi bigeze cyane ukuntu twishi aratuzi umwanya rero Cyprien yabicanye na Mustafa Kido hari umwanya aho ayiyo bacanye ari umuntu uzima mu byinshi cyane bakwe Mustafa reka nawe twakire uyu mugabo rero hari kera mwajyaga mwumva ko yadora Rwanda bakajya ngo umutoza w'abakinnyi yari runaka kera tucyumva théâtre mu bantu bumvaga théâtre kajya nyimara no filime ngatabona ukuntu umuntu ameze ngatabikarikiira ikanarangira uyu mugabo rero atoza abo bita muri RPA mu ndamutsa ikagenda cyane bamwita Mugiraneza Samuel maze amuruzi kose yumvise théâtre amukomera amashyira kuri Papa kamba na filime twayireba twayimagina uyu mugabo cyane uyu mugabo rero mutoza mu ndamutsa muri RPA cyangwa se acuruza rero baramubona rero uwo mugabo rero yitwa Samuel akaba rero ari umutoza mu ndamutsa mu cyahoze ari Orenforo ngende wakera nzi Orenforo ryo kora harase yashuka barumva ariko ubundi muri théâtre ntabwo batashaka kubariza yewe bazo ngo umutoza w'ikimatoto umutoza muto ntabwo gukina ntabwo ari kuvuga baba basanzwe babizi ahubwo no gukina uburyo bakina urakoze cyane abanyaguri théâtre cyo kundira iragenda hari umwanya uhari akwakita ko nshuti yanjye rare théâtre cyo kundira urayimagine aba bavuga ibintu kabyimagine akajya kumva mberuna hose wacyuze ko ntabwo cyaramo kandi katugira umukecuru katu ngiye nakora akazi kose muza umva ngira théâtre neza rero kanishakira akazi nushaka ko umukinnyi mwiza w'umukecuru ndahari nushaka umusaza ndahari nimba yanjye mbikora kimwe na rimwe ubusinzi umusinzi abagiye kuvuga ibintu mbona nihisha ibyo ngibyo ntabwo nabibasha reka twakire umutima bita Udasumbwa David maze ushobora cyapfa uko neza cyane undi witwa Lorraine nawe yitegura David reka tumwakire maze bigiye neza cyane umutima akina muri filime sinema y'umugome abasore kuri David aniga abantu muri Let's get it on ari umugome ariko n'ubusanzwe n'umuntu mwiza wize karate iyo gukubisa gukubisa ndabeshya akaba ufite ijwi riri strong babakobwa bateretwa n'amajwi manini apana yacu nk'ayisandi abitebebe hasi arona baby ijwi ryanjye ndagikunda ariko nziyerekana uwundi ejo manshaka kubyerekana uwundi we ko ndo hararuguru handi kwa kandi tugira motion pictures umufashe
meze neza ikijimanye kigucika kiragoye abwana ngoriya David amurispe biragenda neza cyane uyu mukobwa aciye muri filime nyinshi cyane zitandukanye mwaramubonye kuri ubu rero akamaze iminsi yigisha hanze akongera akagaruka agana abakina ariko byanze bikunze atagusabira gukina kwa Bahavu Jeannette ntabwo yabyanga n'ubundi akaba yitwa Rolene n'umukobwa mwiza cyane maze ahaguruka aca kuri red carpet bamukastinga ruco neza kugira ngo bava kuri hano mukomeye amashyira twandi baragusuzuma. Let's get it on. Fire, baby. Fire, baby. Ariko ubundi umukobwa nurangaza abahungu kandi umugabo uri hano n'ugira umugabo ubona umukobwa uteneza nahindukire umugabo afite ngo ajya kwimuvuza umugabo muzima n'uhindukira igihe cyose abonye umuhungabanya hindukira reba yo kare akata niba rero umugabo yibagiwe kureba ikibazo gica akurashira arebe iyo ni byiza cyane rero wakoze cyane kwitabira umwanya wawe urana nitwa Nenda rero muri filime nyinshi cyane bavuga mu casting iwawe hakina ibyuki Rabwana sifresh bwaciyemo ntabwo hemba iyo purusa manager neza cyane rero kano kanya tugiye kwakira abantu bagiye guhabwa ibihembo hano kuri uyu munsi abantu benshi baje hano ngo ntabwo bazi ngo isange Rwanda igihembo ntabwo tuzi uko byagenze ariko kuri uyu munsi tugiye kuba twanyuze abantu bari hano ugenda babona ngo duhamagaye yisubirayo kugira ngo bize kugenda neza cyane umukobwa wari muri protocole ufite urutonde rw'abantu bahatanira ibihembo hano kuri uyu munsi abagezeho hano imbere kugira ngo Fire, baby. Ni pilote kabisa. Sasa wavumu nyorota abantu bafite cyo kuri yendonzwe n'umuntu nagiye ku gisenge mvuga ngaruka mvuga ga utuzwe n'ubwe ndavuga ari umukobwa rero mwene nasigaje ukina mu mpanga Rebecca andi bakunda kumwita Nice Mbuzi busanzwe akina mu mpanga series yitwa Rebecca maze aca kuri red carpet ku mashyi yanjye gutangira dushyiraho abantu benize bagende neza cyane amashyi menshi kuri Rebecca. Nagahunda turara abakobwa baje kuri stage ndi nemo sinagakundana ko mujye mukamenya biranyubaka umutwe Rebecca akina mu mpanga siza ariko afite n'indi filime nyinshi agiye akinamo mbere muramuzi ariko ndabona noneho bimeze kuko mu mpanga barahemba my friend abagabo bimeze neza cyane uzaza wenda muri bamenya ndebe ukuntu nakugirira uriya ntabwo ujya muri umukinnyi wa miliyoni 2 muha kugira ngo njye umwanya wawe ukomeye cyane ubundi ndabona polisi bahemba neza ndabesheje neza umukinnyi mwiza bamenya ko baramuhemba azaba aravuga nabi azaba yishyira ubundi njyewe no guhenda ndanaguhendahenda tukaba tuzagira mu muziki best musician of the year cyangwa se umuntu w'umuziki mwiza muri irushanwa rero ndabanza ababwira abantu bose bari barimo
uri hano cyangwa se aho tuba tunoza ahangana aho twagiye duhitamo ariko bari hari ari benshi. Reka rero mbabwira yuko harimo umuntu wita Chris Easy, harimo umuntu wita Afrique, harimo umuntu wita Juno Zigenza, harimo umuntu wita Okama, harimo umuntu wita Leo Bosco, harimo umuntu wita Kenison. Aho ngaho rero ni muri mu bagabo, naho mu bakobwa mu gitsina gore harimo umuntu wita Dorcas na Vestina bavanze na Bajuno. Ibi ni iby'akazi harimo wita Vestina na Dorcas, abana bato cyane barimo barakora ibizamini muri minsi. Harimo umuntu wita Eliwezi, maze nawe umukobwa umaze iminsi ukora ibintu bitandukanye. Hakaza umukobwa bita Bwiza uturuka muri Gikasi, nawe rwose amenye gukora ibintu byiza muri minsi. Aba ngaba rero reka mbabwire ugiye guca kuri red carpet nonaha maze bikagenda neza. Uzusurukiye abagabo bahatanira igihembo cy'umwaka, reka twakira bita Juno Kizigenza. Juno amakinisho Juno Kizigenza. Taji, umuntu mu ishyamba kano kanya. Juno ariko uhagarariye Juno hano kanya. Nahagarariye Juno. Bahagarariye Juno baraseka ndetse tukaba n'inyinya tutamuhagarariye. Ubundi murabona rwacu bafite inyinya. Yagize afite inyinya na barabara. Akaba ari muri management ya Juno Kizigenza. Take your seat maze bigende neza. Juno abana bataha. Bwiza rero cyangwa se management y'abagabo bazafata igihembo. Murakobwa bahisemo Bwiza n'imbaraga cyangwa management nayo nyarukiraga tone kifite presence ye ko muzi ko neza. Ndabona ni Bwiza. Giza Okay, muri yangana Bwiza ari mu Bufaransa ariko yanyohereje ko nanjye ndi muri management yiwe. To be honest, to be what? Thank you very much. Thank you very what? honest. Wakoze. Kimyenda yarashize. Bwiza. You are fashion. Uruganda uzakura uruganda kwanga mu gukura. DJ, take your music. Ego wasanga ndi mu makosa nabizi. Never leave your company. Uzahora imbere ya